This is Nepo Sport News on Nepo TV Official. Ibihe byiza nanone wowe udukunda nizere ko abo muri hose mumeze neza kandi muri amahoro, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi turi ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026, nizere ko mumeze neza cyane. Narababwira nti nta munsi wo gupubusa, nyamuneka nzanywe na Rayon Sport. Ndaje ngo twongere turebe ibikomeje kugenda bivugwa muri iyi equipe ikundwa n'abatari bakiya. Ikindi kintu kinzanye uyu munsi wa none, ndaje ngo tuvuga kuri transfer z'abanyamahanga muri iyi equipe, ariko gato muranyemerera nongere nitse no ku ikipe y'ingabo z'igihugu Apple Football Club. Iravugwamo umudefanseri usimbura Rayon nawe ngira ngo tuza kugenda tureba ibyo uyu mudefanseri bihagaze gute. Ikindi kintu gato uraza kumenya, ndaza kunyura mu Mavubi naho ngo mfitemo inkuru. Hanyuma ese Rayon Sport nyuma y'abakinnyi ngiye kubwira yamaze gusinyisha b'abanyarwanda bagera kuri 5, abanyarwanda bane basigaye bavugwa nabahe. Abanyarwanda bane biteguye kujoininga iyi equipe, abanyarwanda bagera kuri 4 biteguye kujoininga iyi equipe ni bande, ndaza kubakubwira. Ikindi kintu, ese ibyatangiye kuvugwa ku banyamahanga bari kwifuzwa na Rayon Sport, ahanini abanyamahanga baturutse mu gihugu cya Uganda, umunyamahanga wakina mu ikipe bita Villa. Umunyamahanga ibyo bihagaze gute, transfer yagaze gute, nabyo ndaje ngo tubirebere hamwe. Natinze cyane nkuko mwabimenyereye, nyamuneka mbandi kugira ngo mbibutse, murambona neza cyane rwose mu mwambaro wa Visit Rwanda, murabibona neza kuri screen. Mbanje kubasaba, duhuje amaraso yo gukunda igihugu mu Rwanda, ndabasabye mwongere murebe ko mwakanze subscribe. Gukanda subscribe ni ugufasha umunyarwanda mugenzi wawe, ni ukumfasha ndetse nawe ibyiza bikugeraho. Ukanda subscribe, like ndetse byaba byiza ukandika comment, nabyo ni ibintu by'ingenzi. Fasha rero muri uwo mwanya umwandire subscribe kuri Nepo TV Official, kuri channel yacu, hanyuma tujye twibanira nk'abanyarwanda. Nkuko mubona neza cyane, murabona ko ibintu ari amahoro ku mwambaro mwiza wa Visit Rwanda. Nizere ko namwe muri hose mu mande z'igihugu, abari mu burengerazuba, iburasirazuba, amajyaruguru ndetse n'abaherereye hano mu mujyi wa Kigali, nizere ko mwese muri amahoro. Uburyo nakwisabira rero kandi yo subscribe tujye tubana. Natinza cyane rero, ntabwo ndi ubatindire cyane, reka nzamurira ndirimbo ya Murera na karirimbo ka Rayon Sport isaro ry'Inyanza, hanyuma nze ngende nkubwira details z'ibingibi. Ubwo ngiye kubwira ku mukinnyi w'umunyamahanga, ndetse ndaje nkubwire abakinnyi 5 baguzwe, nkubwire ndetse n'abandi bakinnyi 4 bategerejwe b'abanyarwanda. Ibyo ngibyo nabikora iki, reka nze rero tuzamuke muri ubu buryo. Turiya dusore twambaye neza, turabireba buriho twinjira kuri sitade, turabireba kugira ngo dukine n'iriya kipe we, turabireba ese ko dusa nare yawe yaba ariyo, turabireba. Okay, nizere ko indirimbo ibanyuze neza cyane bakunzi ba Rayon Sport. Dena asigaye munyemerere munyere ku rukundo, mwegere hino, hanyuma mbabwire mvuye umuzingo iby'iyi equipe. Ariko wenda naragana muri Rayon Sport, reka nanga ka update ku mukansabye. Icyo nakubwira, reka mere ku ikipe ya Bugesera Football Club. Ingi yamaze kongerera amasezerano umwe mu bazamu bayo witwa Daudaba. Uyu nguyu bamwongereye amasezerano, ni umunyezamu warusoje. Ikipe rero ya Bugesera yaje kugenda imwongera amasezerano y'umwaka umwe. Ni umuzamu bita Dauda Bareli, uyu nguyu baje kugenda bamwongera amasezerano y'umwaka umwe. Nicyo nabambwiye muri iyi equipe. Ikindi kintu ngwerekanye mu Mavubi nihuta cyane. Amavubi cyo wamenya nuko akimara kugera i Cairo, yakoze imyitozo yayo ya mbere, hanyuma Amavubi mu gitondo, hanyuma Amavubi arateganya gukora nanone, ubarimo gukora kuno mugoroba. Amavubi arakinira kuri stade bita, cyangwa se gukora imyitozo kuri stade bita Air Defense Stadium, niho Amavubi ari gukorera imyitozo kuno mugoroba. Akora ka update ku basore b'Amavubi, ni ikipe iri gutegura imikino ya gicuti, ariko ni imikino itaratangazwa. Baracyane gushyira n'ama equipe ajya atandukanye kugira ngo barebe ko bagenda bakina, nibyo guhanga amaso tukagenda tureba. Ni ikipe iteguye neza, abasore bose bameze neza, bose bari hamwe, ni kampiri hamwe, ndetse n'abasore baje kwakira urugwiro. Umusore wakinyuze mu makipe nka Man U witwa Noam Emelan, uyu nguyu baje kumwakira urugwiro. Ni abasore nyine bafite spirit nziza, biteguye gutanga ibyishimo ku banyarwanda. Natinza cyane rero, reka njye muri Rayon Sport.
ni ikipe nk'uko murabibabwira ifite 80% y'abakunzi bose b'umukino w'umupira w'amaguru. Icyo wamenya ni ikipe mu kanya kashize mu masaha y'saa sita yatangaje nk'umukinnyi bagiye batandukanye yamaze gusinyisha. Mu bakinnyi yamaze gusinyisha, icyo wamenya yasinyishije uwitwa, ubwo reka nze ngende ndeba neza, yasinyishije uwitwa Ndayishimiye Didier wakinaga muri AS Kigali. Uyu nguyu niwe wa mbere yatangaje. Itangazo umwana ukiri muto witwa Muhoza Daniel, uyu nguyu yakiniraga Etoile de l'Est, n'uwitwa Nitsingizwe Christian wa Mukura. Ndaje ngende mbashyiraho amafoto ahangaha, ngenda nyahinduranya amafoto muragenda muyabona neza cyane. Ni bamwe mu basore bamaze gusinyira ekipe ya Rayon Sport. Abo ngabo ni abasore bagera, umaze kubwira ngo abasore bagera kuri bangahe, maze kubwira abasore batatu. Ngiye kubwira abandi basore babiri Rayon Sport yamaze kumvikana nabo. N'uwitwa Kizimana Zuberi, uyu nguyu nawe akenera Mukura Victory Sport. Hanyuma hakaza n'uwitwa Inshuti Nziza Didier. Aba ngaba bamaze yakinaga ikipe ya Gorilla Football Club. Aba ngaba nabo bamaze gusinyira Rayon Sport. Hanyuma nyiri muri ekipe rero, nyiri muri ekipe icyo wamenya ni ekipe itegereje kongeramo abanyarwanda bagera kuri 4. Abo ni bande? Uwa mbere yitwa Byishimo Valwa. Uwo nguwo araza kwiyongera kuri ekipe muri squad ya Rayon Sport. Umusore wa kabiri uri bwiyongeremo ni umusore w'ikipe ya Marine Football Club. Byo aracyarimo akantu ntibiranoga ibiganiro ntibirarangira neza. Undi musore uri bwiyongere muri ekipe ya Rayon Sport ni atagira igihinduka, ni umusore wa Etenseri witwa Imanuye. Uwo nguwo nawe arategerejwe. Hanyuma undi musore utegerejwe ni uwitwa Christian wa polisi. Uyu nguyu nawe ibiganiro bisa naho bigenda bigana ku musozo. Ntekereza ko maze kukubwira abasore batatu Rayon Sport yamaze kugenda yumvikana nabo. Ubwo hasigaye umusore umwe nawe ibiganiro bigeza heza. Uyu nguyu nawe ashobora kuza gutangazwa nk'umukinnyi wa Rayon Sport. Uko transfer zirajya zigenda ziza gake gake uragenda ubimenya. Nyuze muri Rwanda Premier League mbere yuko nerekera muri APR sasa. Icyo wamenya muri Rwanda Premier League bashyizeho urutonde rw'abazamu bagomba gutora nk'umuzamu wahize abandi. Harimo nk'umuzamu wa polisi bita Pasia. Ubundi musore nibagiye kubabwira ugomba kuza muri Rayon Sport ni uwitwa Pasia. Hanyuma Rayon Sport kandi izashaka umunyezamu w'umunyamahanga. Icyo nacyo ugomba kukimenya. Ubwo by'abanyamahanga byo ndibuze kubigeraho, ndaje ngwe nabyo urutonde uko ruhagaze. Hanyuma mu bazamu rero Rwanda Premier League yatanze, harimo umuzamu wa Kwizera Olivier, harimo umuzamu wa polisi, harimo umunyezamu wa El Hilal, harimo umuzamu wa El Mereke, hanyuma akazamo n'umuzamu wa Kiyovu Sport. Wowe uramahirwe nde uraza kubitwandikira muri comment utubwire. Natinza cyane rero mbere uko mva kuri ekipe ya Rayon Sport. Rayon Sport iri gushaka abakinnyi b'abagande babiri. Umwe akina hagati mu kibuga, undi akina nk'umwataka. Abangaba ngiye kubakubwira. Tega amatwi neza wumve cyane. Rayon Sport irifuza uwitwa Elvis Ngonde. Uyu nguyu Elvis Ngonde ni umunya-Uganda ukina mu kibuga hagati, uyakina mu kibuga hagati imbere y'abamyugariro. Uyu nguyu akina nimero 6, ubwo nuza kunganira Richard cyangwa se wasimbura Richard igihe byaramuka bidakunze bya Richard. Hanyuma ni umusore ufite imyaka 24 usoje amasezerano mu ikipe ya Villa Jogo. Uyu nguyu asoje amasezerano. Uyu nguyu ni umwe mu basore barimo kuvuga. Hanyuma undi musore ukomeje kuvugwa muri Rayon Sport, nawe reka nze mbarebere izina rye neza. Ntibeshya. Undi musore ukomeje kuvugwa muri Rayon Sport yitwa, reka nze ndebe neza adresi ziwe mw'abantu mwe, mwitonde gato cyane ndebe icyo bita adresi. Undi musore ukomeje kuvugwa ni umusore witwa, amazina ye yitwa nze ndebe neza ntaza kubabeshya. Ni umunya-Uganda witwa Charles Luanga. Uyu Charles Luanga ni umwe mu banya-Uganda nawe ukina satira, urimo kwifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport. We ni umusore ufite imyaka 26.
umusore uca ku ruhande. Uyu nguyu araza gusimbura uwitwa Zizi Basane bamaze kurikura, nicyo wamenye. Uyu Zizi Basane naramuvaho kandi icyo wamenye nuko ari kwifuzwa n'amakipe nka AS Kigali nguyu cyangwa se Polisi, ni zimwe mu makipe zishobora kumugurira. Uyu nguyu rero witwa Ruwanga Charles, uyu nguyu ashobora kwinjira mu muryango muri Rayon Sport. Reka mba muri Rayon Sport nibyo ngibyo byavugwaga, ubwo no gutegereza indi transfer y'umuzamu cyangwa se babitwara abagande babitwara ko bizakunda ibyabo. Hanyuma nje muri equipe ya APR Football Club. Muri APR Football Club nayo ni ikipe ikomeje kwitegura bucece, yamaze kubona umuzamu, ni ikipe yamaze kugana n'umudefenseur ugomba gusimbura Rayon. Ikipe ya APR Football Club rero nagutindiye cyane, nayo ni imwe mu makipe akomeje kwiyubaka. Irimo gushaka umusore w'umunyakote d'Ivoire ukina hagati mu kibuga uza gusimbura uwitwa Lamine Ba. Uwo musore wakwibaza uti yitwa nde? Bamwita Claude Noru. Uyu Claude Noru, uyu ni umusore ukina hagati mu kibuga imbere y'abamyugariro. Nawe ni umusore ufite imyaka 23. Asanzwe ikinira ikipe bita KASM Marrakesh hara mu gihugu cya Maroc. Ni umusore bari kwifuzwa cyane n'ikipe ya APR Football Club. Umutoza Tareba Abdelrahim yavuze ko amuzi neza cyane, ko kandi uyu musore yabona ari umwe mu bantu bashobora kuza bakabafasha, akaba yagenda yunganira uwitwa Ronald Sekiganda igihe yaramuka avunitse, cyangwa se n'umwe mu basore nyine bashobora gukina imyanya ibiri, ashobora gukina 8 cyangwa agakina kuri 6. N'umwe mu basore bari kwifuzwa cyane n'ikipe ya APR Football Club. Ikipe ya APR Football Club kandi igomeje kugenda iganira n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye kugira ngo barebe ko ibiganiro byagenda neza. Ubwo ngubwo mu basore ngiye kukwereka uyu musore nawe wifuzwa n'ikipe ya APR Football Club. Hanyuma ndaza no kukwereka abo basore bifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport. Ndumva nayo makuru nayo mbafitiye. Reka twe gutinda nayo makuru nayo mbafitiye. Mbifuriza ibihe byiza none ngana ku musozo, mbabwire ni mwibuke kureba ko mwakanze subscribe. Nusanga utarekanze ikande, narababwiye ni kuri Report TV official. Mu mwanya muto mbafite nzajya nza mbatangarize ibikomeje kuvugwa muri sport, by'umwihariko mu equipe babiri mukunda, Rayon Sport ndetse na APR, nasize n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, nayo nabizi ko mukunda mu benshi. Ndumva rero kambifurize kugira magarike n'ubugingo mubwire ni wa mwiza. Hasta la vista. This is Nepo Sport News on Nepo TV official.